Yesu ashimwe. Reka dushimire Imana cyane kubw'umugisha tugize muri iki gitondo wo kongera kuba imbere yayo kugira ngo twige ijambo ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Data mwiza ushobora byose uri mu ijuru, tugushimiye n'aya mahirwe uduhaye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twizeye tudashidikanya yuko uri aha hantu kandi ko wagennye umugisha uwugeneye buri wese. Turinginze cyane rero kugira ngo umugisha wageneye buri muntu wese aze kuwutahana ku iherezo ry'aya materaniro, izina rya Yesu. Tugiye kwiga amagambo ari mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ibyahishuwe igice cya 14. Murabizi neza yuko ariyo nsanganyamatsiko turimo twiga, ariko by'umwihariko ababanje nyine bagiye badufasha nimugoroba. Murabizi neza yuko twarebye ku butumwa bwa marayika wa mbere ndetse n'umwigisha wakurikiyeho mu gitondo. Yahuje ibyo kuramya Imana ndetse n'isabato, kuko n'ubundi muzi neza yuko ariyo zingiro intambara ikomeye iheruka igomba gushingiraho. Rero jyewe tugiye kwigana Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 8, aho dusanga ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Tugiye gusoma amagambo ari mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 8. Amagambo hari Ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 8 aravuga ngo marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye iraguye, Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawe. Babuloni, marayika wa kabiri afite ubutumwa butangaza yuko iguye. Ndashaka ko tureba gato mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 12. Haranditswe ngo, marayika wa gatatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Efurati, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegure. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma habamo imyuka 3 mibi isa n'ibiki. Ku ikubitiro turasobanuriwe neza yuko Babuloni igizwe n'amatsinda 3. Ndetse n'iyo usomye ku murongo wa 17 baratubwira ngo marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti, birarangiye. Umurongo wa 18 habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kuba uhereyeho abantu babereyeho mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo 3, imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibyanditse byabitubwiye ko Babuloni ikomeye mu gihe cyo kurimbuka kwayo, mu gihe cy'ijwi rya marayika wa 7 cyangwa se icyago cya 7, yagabanijwemo 3. Bishatse kuvuga ko n'ubundi aka 3 yagabanijwemo niyo matsinda nyamukuru yari ayigize. Bityo no mu kurimbuka kwayo nyine igomba kugabanywamo 3 n'ubundi buri wese agusubira aho yavuye. Iyo dusomye mu gitabo
Ibyahishuriwe igice cya 18 duhereye ku murongo wa mbere. Hari andi magambo nshaka yuko tuza kujyanisha n'aya ngaya dusomye mu byahishuriwe igice cya 14 ku murongo wa 8. Ibyahishuwe igice cya 18 duhereye ku murongo wa mbere turasoma tugeze ku murongo wa 5. Ubu ni ubutumwa bwo kurimbuka kwa Babuloni, ariko tugiye kubona butangazwa mu buryo nubwo n'ubundi ari ubutumwa buhora butangazwa iteka ryose, ariko by'umwihariko muri iyi minsi y'imperuka ni ubutumwa bukubiye mu migabane ibiri bugomba gutangazwamo. Ubwa mbere nyine tububonye mu byahishuriwe igice cya 14 ku murongo wa 8, turaza gusuzuma amakuru yabyo. Hanyuma turebe no mu byahishuriwe igice cya 18 duhereye ku murongo wa mbere, naho havuga irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye, Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byaka. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamara. Murongo wa 4. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimubusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. 5. Kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Aya magambo arongera kugaragaza iby'ubundi butumwa none butangaza ibyo kuva kwa Babuloni, ariko hari itandukaniro ritoya tubona ko mu byahishuriwe 14 umurongo wa 8 tubona marayika avuga yuko Babuloni iguye, maze yajya gusobanurira Babuloni akavuga ko ari wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga. Maze mu byahishuriwe 18 ho tukabona undi mumarayika avuga ngo amahanga yose yamaze kunywa izo nzoga, mu gihe ubutumwa bwa mbere igihe bwatangiraga gutangazwa amahanga yari aziteretswe ariko atarazi. Ndagira ngo tuzirikane amagambo ari mu gitabo cy'abahirwa n'ibande mu gihe twigana aya magambo, kuko uku kurimbuka tubona kwa Babuloni ntabwo ari uguhirima kw'amazu, ahubwo Babuloni nk'uko tugiye kubibona, Babuloni umwuka w'ubuhanuzi, ibyanditswe byera bisobanura Babuloni nk'amatorero, birasobanura Babuloni nk'amatorero nk'uko tumaze kubibona no mu gitabo cy'Ibyahishuriwe igice cya 16 umurongo twasomye n'inyamaswa, dusoma umuhanuzi w'ibinyoma, ndetse dusomamo n'ikiyoka. By'umwihariko ndashaka ko tuza kwibanda cyane ku mugabane w'amatorero, kuko wenda niho tubarizwa. Ntabwo turi buze kuba ikiyoka cyangwa se ngo tube inyamaswa, ariko twitondere cyane iki kintu cy'umuhanuzi w'ibinyoma. Kandi igihe nasesenguraga iki kintu naje kubona yuko kuba umuhanuzi w'ibinyoma ntabwo bisaba wenda kubanza kujya gusinya ahantu ngo umuntu avuge yuko agiye gutangira kujya ahanura ibinyoma, ahubwo bwa mbere bisaba ubwe kwihenda akajya mu nzira itariyo, hanyuma umwuka ahumeka agatangira kugusangiza n'abamuzenguruka, akaba umuhanuzi w'ibinyoma gutya. Bivuze ngo niba Babuloni igomba kurimbuka, kandi kurimbuka kwayo ikagabanywamo 3, buri tsinda rikagomba kurimbuka muri aya matsinda tubonye, ntabwo Babuloni izarimbuka ari ikindi, ahubwo ni abantu. Amahirwa n'ibande paje 71 baranditse ngo iyo dusenga tuba twinjiye mu cyumba isumba byose bananiramo n'abantu. Abakerubi n'abaserafi barabagirana kandi bera, begera intebe yayo y'ubwami bicishije bugufi cyane. Mbega ukuntu twebwe ibiremwa byoroheje kandi b'abanyabyaha dukwiriye kubaha cyane igihe tuje imbere y'Uwiteka umuremyi wacu. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka paje 189 hari amagambo meza cyane avuga ngo imvura y'umuhindo cyangwa se imvura ya mbere itegura guhinduka, imvura y'itumba igakuza imico isa n'iya Kristo. Igihane cya 679. Nta ntambwe n'imwe yo mu nararibonye yacu dushobora kugeraho tutabiteguriwe n'ibyadushoboje gutera intambwe ya mbere. Imigisha y'imvura y'umuhindo
idufitiye akamaro kugera ku iherezo. Uko tuzashaka Imana kugira ngo duhabwe umwuka wera, izadutera kugwa neza, kwicisha bugufi k'umutima, kwishingikiriza ku Mana muri byose, kugira ngo duhabwe imvura y'itumba itunganye. 677. Umwuka wera arashaka gutura muri buri mutima. Niyakirwa nk'umushyitsi w'icyubahiro, abazamwakira bazaba abantu bashyitse muri Kristo. Umurimo mwiza watangiwe uzarangizwa. Ibitekerezo byera, urukundo mvajuru, ibikorwa bisa n'ibya Kristo bizasimbura ibitekerezo byanduye, umunezero w'ibibi n'ibikorwa by'ubwigomeke. Dushobora kuba twarahawe umwuka w'Uwiteka ku bigero runaka, ariko tugomba guhora dushaka umugabane urushijeho kwaguka w'umwuka binyuze mu gusenga no kwizera. Nta kizigera gihagarika umwete wacu nitutajya mbere, nitutishyira mu mwanya wo kwakira imvura y'umuhindo n'iy'itumba, tuzazimiza imitima yacu, kandi nitwe ubwacu bizagerwaho. Aya magambo atubwira yuko ari twe ubwacu bizagerekwaho asobanurwa n'andi akurikiyeho avuga yuko amateraniro yahamagajwe n'itorero, buri materaniro yose nk'amateraniro makuru rusange cyangwa se camp meetings, amateraniro yo mu itorero ry'iwacu, hamwe n'ibihe byose bikorwa n'umurimo w'umuntu ku giti cye wo gukiza imitima y'abantu, iyo ngiyo ngiba ari imyanya cyangwa se ari randevu Imana iba yasezeranye guhuriramo natwe kugira ngo itange imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Ibyo bishatse kuvuga ko n'uyu munsi, igihe nge namwe turi hano, ubu Imana yaduhaye gahunda, yadutumyeho kugira ngo tuze duteranire hano, ize kuduha imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Niyo mpamvu umuntu utayakira bavuga yuko ari ubwe bizagerwa, kuko Imana yo ntibeshya, isezerano ryayo riba ryiteguye gusohora. Ariko batubwiye ko umwuka wera ntabwo ashaka kwakirwa nka Rwanda rwa giseseka, batubwiye ko agomba kwakirwa nk'umushyitsi w'imena, kandi abantu bonyine agomba gutura mu mitima yabo ni abantu bumva bamushaka nk'aho ari umushyitsi w'imena nyine. Igihe umwuka w'Imana azaba yateguriwe inzira, umugisha uzaza. Satani ntashobora kubuza imvura y'imigisha kumanukira ku bwoko bw'Imana, kimwe n'uko adashobora gukinga amadirishya y'ijuru ngo abuze imvura kuba. Aya ni amagambo meza cyane atubwira iby'umurimo w'umwuka wera, ibyo umurimo w'umwuka wera agomba gukorera mu mitima yacu, kandi nta kindi kintu cyadushoboza kutazarimbukana na Babuloni uretse kwakira uyu mwuka wera Uwiteka yadusezeraniye. Igihe umwuzure warangiraga mu itangiriro igice cya mbere, abantu bakamara gusohoka, Imana yabahaye itegeko ryo gutatanira gukwira mu isi kugira ngo bongere bayuzure. Iyo dusomye mu bakurambere n'abahanuzi paje 57, tubona itsinda bwa mbere ry'abantu bakoze inama yo kubaka Babuloni ndetse n'icyakurikiye ibyo bintu. Baratubwira ngo paje 57, hashize urubyaro rwa Nowa rukomeje gutura mu misozi nk'igihe yahagazemo. Uko bagwiraga niko batangiye kudahuza, biyicamo ibice bitewe n'ubuhakanyi. Iki kintu bita ubuhakanyi ni ugusubira inyuma cyangwa se kwanga Imana, kandi no kwicamo ibice ni ihame ry'iteka ryose rihora rikurikira. Ni ihame ry'iteka ryose rihora rikurikira ubuhakanyi, bitewe n'uko ubumwe bushoboka gusa igihe abantu bagomba kugira ubwo bumwe bose bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko igihe abantu bari mu nyigisho zahimbwe n'abantu, iteka ryose hahora hariho kwicamo ibice ndetse no kwitandukanya. Hashize urubyaro rwa Nowa rukomeje gutura mu misozi nk'igihe yahagazemo. Uko bagwiraga niko batangiye kudahuza, bicamo ibice bitewe n'ubuhakanyi. Abifuzaga kwibagirwa umuremyi wabo kandi bakanga no kubahiriza amategeko ye, bumvaga barakazwa n'inyigisho n'ingero za bagenzi babo babahanaga, bubahaga Imana. Ingero za bagenzi babo bubahaga Imana. Maze hashize igihe bafata umwanzuro wo kwitandukanya n'abasengaga Imana nk'uko byari biri. Berekeje mu kibaya cy'Ishinari ku nkengero z'uruzi rwa Ufurate. Bakuruwe n'ubwiza n'uburumbuke byabo, bafata umwanzuro wo kuhatura.
aho hantu muri Shinari muzasoma muri Daniyeli igice cya mbere igihe abanyagano bavanwaga muri Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni n'umwami Nebukadinezari. Bavuze yuko ahantu muri Shinari n'ubundi ariho Nebukadinezari yongeye kubaka Babuloni tuzivuga mu gitabo cya Daniyeli. Aha ngaha aba nabo ngo nibo bahisemo gutura hakurya y'uruzi rwa Yorodani, aho niho biyemeje kubaka umujyi munini cyane kandi hagati muri wo bagashyiramo umuturirwa w'umunara muremure cyane isi yose ikazawutangaza. Ibyo byari bikorewe kugira ngo birinde abantu gutatana mu mahanga yendaga kubigarurira. Imana yari yarabwiye abantu gutura ku isi yose, ariko abo bubatsi ba Babeli biyemeje kuguma hamwe bagakomera bakagira n'ubwami buzategeka isi yose. Ubundi amategeko y'Imana kuyagomera ntabwo bisaba wenda ibintu mu bitekerezo byacu twiyumvamo yuko biremereye. Iri ngiri niryo tegeko Imana yari yahaye aba ngaba, kandi kurigomera nyine byagomba kubaviramo icyaha. Nuko umudugudu wabo ukazaba umurwa mukuru w'ingoma y'isi yose. Isi yose yagiye kubatangarira kandi ikabubaha kubera ubwiza bwawo. Uwo munara wakataraboneka wageraga ku ijuru, wagomba kwerekana ubushobozi n'ubuhanga bw'abawubatse, bakazahora baratwa n'abazabakomoka. Ayo magambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi abantu bari batuye muri icyo kibaya cy'Ishinari ntibizeraga isezerano ry'Imana ryavugaga ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Benshi muri bo ntibemeraga ko Imana ibaho. Mwumve nanone aya matsinda yari agize Babuloni y'icyo gihe, batubwiye ko muri abo bantu hari harimo itsinda ry'abantu batemera ko Imana ibaho. Muri Amosi niho bigeze kubaza ikibazo kimwe gikomeye cyane, barabaza ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Ariko muri Babuloni abantu babiri bajyana batanasezeranye bigakunda. Abantu bafite ibitekerezo mu by'ukuri binahabanye ariko bakagira ingingo birengagiza, bose bakajyana. Niyo mpamvu Babuloni ivuga yuko ari urudubi. Benshi muri bo ngo ntibemeraga ko Imana ibaho, kandi bakavuga ko umwuzure watewe n'impinduka zaje mu mikorere y'ibyaremwe. Abandi bantu muri iryo tsinda bizeraga Isumba byose, kandi kari nayo yarimbuye isi yariho mbere y'umwuzure, maze nka Kayini imitima yabo ihagurukira kugomera Imana. Umugambi umwe wo kubaka umunara kwari ukugira ngo nihabaho undi mwuzure batazagira icyo baba. Mu kubaka umunara ufite uburebure busumba aho amazi y'umwuzure yageze, bibwiraga ko batazongera guhura n'ingorane zose, kandi ubwo bazashobora kuzamuka bakagera ku bicu. Bizeraga ko bazashobora kumenya icyateye umwuzure. Ibyo byose babikoreye kwishyira hejuru no gukuza ubwibone bw'abawuhimbye, kugira ngo abazabakomokaho bazatera Imana umugongo, maze bibatere kwishora mu bigirwamana. Ushobora kwibaza ngo aba bantu ni ukubera iki barimo bakora ubushakashatsi bwo kumenya ikintu cyateye umwuzure kandi ijambo ry'Imana ryaragisobanuye? Igisubizo ni uko bishingikirizaga ku bwenge bwabo, ijambo ry'Imana bakarishyira ku ruhande. Kandi n'uyu munsi iki cyangombwa nicyo gikuru kiranga abari muri Babuloni bose. Igihe umunara w'i Babeli wari hafi kuzura, aya magambo aratangaje cyane, atubwira yuko Babuloni ngo yari iri hafi kuzura. Igihe nayigaga byanyibukije amagambo ari muri Daniyeli avuga ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha. Aha ngaha turabona yuko gahunda ya Satani ishobora kuzamera nk'aho yenda gutsinda rwose. Abawubakaga bahisemo abantu banejejwe n'ibyo bagezeho, maze baramya imana zikoze mu ifeza na zahabu. Bamaze kwitandukanya n'umugenga w'ijuru n'isi, mu kanya gato imirimo yagendaga neza ihagarikwa mu buryo butunguranye. Abamarayika batumye gukoma mu nkokora umugambi wabo wubatse. Umunara wari ugeze mu bushorishori hejuru cyane, kandi abantu bari hejuru ntibyari bikibashobokera kuvugana n'abari hasi. Nuko rero abantu bashyizwe ahantu hatandukanye, bityo umuntu wakiraga amabwiriza y'igikoresho bakeneye hejuru cyangwa ibindi byerekeye umurimo uri gukorwa yamenyeshaga umukurikiye.
muri uko guhererekanya ubutumwa nibwo ururimi rwanyuranyijwe maze hagatangwa ibitasa. Urujijo no gucika intege nibyo byakurikiyeho, umurimo wose warahagaze, ntihongeye kuboneka kumvikana cyangwa gushyira hamwe. Abubakaga ntibashoboye rwose kumenya impamvu idasanzwe yatumaga batumvikana, maze kubera umujinya no gucika intege, buri wese atangira guherereza icyaha ku wundi. Buri wese atangira guherereza icyaha ku wundi, avuga ati ni wowe ubiteye, n'undi nawe ati ni wowe ubiteye, bityo bityo. Urwo rudubi rwarangijwe n'urwangano n'imirwano ndetse no kuvusha amaraso. Imirabyo yaturutse hejuru iraza isenya uwo munara, maze Uwiteka batatanyiriza ku isi yose. Uko gutatana kwari uburyo bwo gutuza abantu ku isi yose, ni uko umugambi w'Imana wuzurishwa uburyo abantu bari barakoresheje Imana ihabwa icyubahiro. Ukwishyira hamwe kwabo kwari gushingiye mu bwigomeke. Ubwami bwashyiriweho kwishyira hejuru, ariko Imana ntibugiremo uruhare cyangwa ngo ihabwe icyubahiro muri bo. Iki nacyo ni ikindi gisobanuro cya Babuloni. Ni ubwami bushyiriweho kwishyira hejuru, Imana ntigire uruhare muri ubwo bwami cyangwa ngo ibuhererwemo icyubahiro. Iyo uko kwishyira hamwe kuza kubakundira, ububasha bukomeye bwari kuvanaho gukiranuka, kandi kubera bwo amahoro, umunezero n'umutekano ibyari kuzongera kubaho mu isi. Ibi bintu isi ya none ishaka gukora muri iki gihe ni ukuvanaho amahoro, ni ukuvanaho umunezero, ni ukuvanaho umutekano. Ibi bintu ntibyari kuzongera kubaho mu isi iyo bagera ku ntego, kandi n'uyu munsi iyi niyo ntego ya Babuloni. Nubwo wenda babitwikiriza undi mwambaro, bakabeshya isi yuko bayishakira amahoro, bayishakira iterambere no kugubwa neza, ariko umugambi nyamukuru w'aba bantu ni ukuvanamo amahoro n'umunezero n'umutekano. Kuko ibyarangaga ijuru ari byo ubuziranenge, ubutabera no kugira neza, abantu bajyaga kubisimbuza amategeko ajyanye n'umugambi wabo w'inarijye n'ubugome byo mu mitima yabo. Dusoma ku kurimbuka kwa Loti batubwira ngo abamarayika batumwe kubwira Loti yuko i Sodomu henda kurimbuka. Gutaka kw'amaharega kwakwiriye imbere y'Uwiteka, kandi Uwiteka yadutumye kuharimbura. Ayo niyo magambo abamarayika babwiwe abo bashyitsi Loti yari yagerageje kurwanaho, noneho nibo bamusezeranyije kumurinda, kandi bagakiza b'umuryango we bose bagombaga guhungana bakava muri uwo mudugudu w'inkozi z'ibibi. Icyo gitero cyari cyasubiranyemo kirananirwa, maze kiragenda. Nuko Loti arasohoka ajya kuburira abana be, abasubirira mu magambo yabwiwe n'abamarayika ati nimuhaguruke muva aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ahubwo babaye nk'abamukwena, iyo miburo barayirengagiza. Barisekeye bavuga ko afite ubwoba budafite aho bushingiye. Abakobwa be bari barahinduwe n'abagabo babo, babonaga aho hantu habamereye neza bihagije. Nta kimenyetso kigaragaza ibyo byago babonaga. Ibintu byose byari kuri gahunda nk'uko bisanzwe. Bari bafite ubutunzi bwinshi cyane, kandi ntibashoboraga kwemera ko Sodomu nziza cyane. N'uyu munsi umuja w'Imana Ellen G. White yaranditse mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose cy'ijisho cyitwa Umusozi wa Elayono, atubwiraho amagambo asa n'aya ngaya neza neza, yuko ngo abari mu isi bibereye mu munezero w'iterambere, ngo nta kimenyetso babona cy'uko isi igiye kurimbuka. Ariko hagati muri urwo rusaku rwo kuvuga yuko ari amahoro, ijwi ry'Imana riravuga yuko kurimbuka kw'isi kwegereje, bitewe n'uko impamvu zose zateye Sodomu kurimbuka n'uyu munsi wa none muri iyi si zirahari. Loti yasubiye mu rugo rwe afite agahinda kenshi, bitewe n'uko abantu yari arimo aburira batari bumvise iyo miburo. Nawe ubwe bituma azarira, nubwo yahangayikishwaga n'ibikorwa by'ubugome byakorwaga buri munsi,
ntiyari azi neza ibiteye isoni byakorerwaga muri uwo mudugudu. Yamenye neza ko byari ngombwa yuko Imana ihaciraho iteka kugira ngo ikuremo icyaha. Bamwe mu bana be bagumye i Sodomu, maze umugore we yanga kugenda batajya. Igitekerezo cyo gusiga abo yakundaga cyane mu isi gisa nk'aho kigiye kumucogoza. Byari bikomeye gusiga urugo rwe rwari rumeze neza cyane n'ubutunzi bwe bwose yari yarakoreye mu mibereho ye yose, maze akagenda akaba inzererezi itagize ikibi. Ateshejwe ubwenge n'agahinda, abunza imitima, ashaka kugaruka, ariko iyo abamarayika batahaba bose bajyaga kurimbukira i Sodomu. N'igihe ikintu gikomeye cyane kuri Loti, bavuze yuko ngo Loti, abo bantu bari bazanye ubutumwa bwo kurimbura Sodomu na Gomora, ntabwo yababonye ngo abone ari abamarayika yihutiye kubasanga ngo bamubwire by'ukuntu baje kurimbura Sodomu, ahubwo yabonye ari abantu basanzwe barushye bafite umukungugu, ariko ngo kuko yari yaritoje kwakira abashyitsi, ngo yari yarabyigiye kuri Aburahamu niko banditse, ndetse na Aburahamu yari yarakoze ikintu gisa n'icyo ngicyo igihe nawe yabonaga abashyitsi nk'aba ngaba. Nuko Loti ngo bingingira kuza iwe kugira ngo baharare. Yari azi urugomo ruri muri uwo mudugudu, ariko ngo abamarayika babanza gusa naho uwo mudugudu batanazi kuri mu urugomo. Baramubwira bati turirarira hano. Loti akomeza kubinginga cyane ati nimuze murari wanjye. Intumwa y'Imana muzi neza yuko yaje kugaruka kuri aya magambo ivuga ngo ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikiye abamarayika batabizi. Muri uko kwinginga kwa Loti, Loti yahaboneye umugisha mwinshi cyane, aza gutahura yuko abo bantu bari abamarayika, kandi gusohoka muri iyi Sodomu kwe yari ingaruka n'ubundi yo kwakira abo bantu yakiriye atazi yuko ari abamarayika batuba kuhari. Abamarayika babasize aho bari bamaze kubavana muri Sodomu, maze bagaruka i Sodomu kurangiza umurimo wo kurimbura. Uwo Aburahamu yari yarasenze yari hafi ya Loti. Mu midugudu yose y'icyo kibaya, ndetse n'abantu 10 bakiranuka ntibari bahabonetse. Ariko kubwo gusubiza amasengesho y'umukurambere Aburahamu, umuntu umwe wubahaga Imana yaruwe muri ibyo bihe. Itegeko ryatanganywe imbaraga iteye ubwoba: hunga udapfa, nturebe inyuma, kandi ntutinde utararangiza iki kibaya. Hungira ku musozi kugira ngo udashya. Gushidikanya cyangwa kuzarira byari bibi cyane. Kureba gato uwo mudugudu, gutinda umwanya muto, bicuza igitumye basiga urugo rwiza nk'urwo, byajyaga kubaviramo. Kureba gato uwo mudugudu, gutinda umwanya muto, bicuza igitumye basiga urugo rwiza nk'urwo, byajyaga kubaviramo. Kandi n'iryo tegeko n'ubundi rigenga guhunga k'uyu munsi wa none. Ubutumwa buri muri Matayo 24 uhereye ku murongo wa 15, igihe ikizira cy'uburimbuzi kimaze guhagarara hera, Yesu yasubiyemo amagambo asa n'aya ngaya ku bagomba guhunga akaga kegereye. Umujinya w'iteka ry'Imana wari utegereje gusa ko izo mpezamajyo zibanza zita. N'uyu munsi itegeko dusomye ari nawo muburo uri mu Byahishuwe 18 umurongo wa 4, uvuga ngo ubwoko bwanjye nimubusohokemo, niryo tangazo ryonyine Imana itegereje yuko ubwoko bw'Imana burishyira mu bikorwa, kugira ngo igikorwa kimeze nk'icyakorewe i Sodomu n'ubundi cyongera gukorerwa kuri Babuloni y'iki. Loti yarashoboye cyane muri icyo gihe. Hano baranditse baratubwira ngo kuko gutura muri uwo mudugudu wari wuzuyemo gukiranirwa hagati y'abatizera, kwizera ko kwari kwaragabanutse. Muri ijambo ry'Imana ritubwira kwitarura imijyi, murabyibuka neza mu cyigisho kibanziriza iki ngiki, igihe bavugaga kuri Loti na Aburahamu, igihe bajyaga kugabana igihugu Aburahamu yari yarasezeraniwe, baravuze ngo Aburahamu yahaye amahitamo Loti, aramubwira ati hitamo aho ushaka. Utakora amahitamo mabi yitegereje iyo Sodomu, arebye ukuntu ari ikibaya cyiza agihitamo. Muri ijambo ry'Imana rituburira kudatura ahantu nk'aho ngaho kuko impamvu nyinshi cyane, zirimo n'uko kwizera ko ngo kwari kwaragabanutse nk'ingaruka gusa yo gutura hagati y'abatizera. Ariko atakambira gukiza ubugingo bwe nk'aho Imana yari yaragaragaje uburinzi n'urukundo bimeze gutyo, itari igikomeje kumubwira.
yari akwiriye kwirundurira wese mu maboko y'iyo ntumwa y'Imana, akegurira ubushake n'ubugingo bwe mu biganza by'Uwiteka atarinze gushidikanya cyangwa kubaza. Ariko nk'uko abandi bose bajya babigenza, yagerageje kwicurira imigambi. Ati dore uriya mudugudu ni uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni muto, reka nkuhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Uwo mudugudu yashakaga guhungiramo wari Bera, nyuma uza kwitwa Sowari. Sowari ntihari kure y'i Sodomu, kandi naho hari huzuye ubugizi bwa nabi hagomba kurimbuka. Ariko rutasaba yuko aho harokoka, kuko cyari ikintu gito yari asabye, maze icyifuzo cyumvirwa. Uwiteka yamwijeje ati dore ku byo uvuze ibyo nkwemereye kutarengura umudugudu uvuze. Mbega ukuntu imbabazi Imana igira ibiremwa byahabwe zitagira akagero, ni imbabazi nyinshi cyane. Wowe urimo gukerensa imbabazi wahawe, tekereza ku rutonde rw'abo mutavuga rumwe bari mu bitabo byo mu ijuru, kuko hari inzibutso zerekeye gukiranirwa kw'amahanga, uko imiryango n'uko umuntu wese. Imana ishobora kwihangana igihe kirekire, ariko ibyandikwa bigakomeza kwandika. Kandi irarika ryo kwihana n'imbabazi bishobora gutangwa, ariko igihe kizagera ubwo bizaba birangiye, ubwo umutima w'umuntu uzaba wamaze gufata umwanzuro. Igihe guhitamo kwa buri muntu kuzerekana iherezo rye, nubwo ikimenyetso kizatangwa kugira ngo iteka, nibwo ikimenyetso kizatangwa kugira ngo iteka ryaciwe risohozwe. Imana irashaka gutanga ikimenyetso kugira ngo iteka ryaciwe risohozwe, kandi icyo gihe kirekire. Hari impamvu ituma abanyamadini b'iki gihe babura. Imbabazi z'Imana zarakeje. Abantu batabarika bahinyura amategeko y'Uwiteka, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Mu matorero menshi harimo ubuhemu. Si uguhemuka nk'uko iryo jambo risobanura, ahubwo ni uguhakana Bibiliya ku mugaragaro. Ariko ni ubuhemu bushingiye ku bukristo, kuko bukerensa kwizera kuvugwa muri Bibiliya nk'uko Imana yabihishuye. Kuramya nyakuri no kubaho bisingiza Imana byabaye kuzuza umuhango. Kubw'iyo mpamvu ubuhakanyi no gutezuka ku Mana biriganje. Kristo yaravuze ati nk'uko byari biri mu minsi ya Loti, ni nako bizamera umunsi w'Umwana w'umuntu. Banditse amagambo akomeye cyane mu burezi ku cyigisho cyitwa kwizera n'isengesho. Ukwizera n'isengesho ni kuri paji ya 271. Baravuga ngo gufata Bibiliya nk'igitabo cyiza cyigisha amabwiriza meza yerekeye imico mbonera, kandi kuba igomba kumvirwa bitewe n'uko usanga ivuga ibihuje n'ibibaho mu bihe bitandukanye, ndetse n'umwanya abantu duhagazemo mu isi, ni ikintu kimwe. Ariko kandi kuyifata nk'uko iri koko akaba ari ijambo ry'Imana ihoraho, ijambo rigize ubugingo bwacu, ijambo rigomba gutunganya ibikorwa byacu, amagambo yacu n'ibitekerezo byacu. Ibyo nabyo ni ikintu. Gufata ijambo ry'Imana mu buryo buciye bugufi y'ubu buvuzwe ntaho bitaniye no kurihakana, kandi uku kurihakana gukozwe n'abavuga ko baryizera ni kimwe mu mpamvu z'ingenzi zitera ubuhakanyi no gushidikanya n'ubuhemu mu rubyiruko. Isi irakoreshwa n'imbaraga zihungabanya kandi zikomeye mu buryo butigeze bubaho, haba mu myidagaduro, mu gushaka ifaranga, mu kurwanira ubutegetsi no mu ntambara yo kurwanira kubaho. Usangamo imbaraga iteye ubwoba yatwaye ubushobozi bwose, bwaba ubw'umubiri, ubw'ubwenge n'ubw'umutima. Imana iravugira hagati muri ubwo buzima bwo gutanguranwa, wagira ngo ni ibisazi. Imana itubwira kujya hiherereye maze tugasabana nayo. Iravuga iti nimworoshye mumenye ko ari Imana. Nimworoshye mumenye ko ari Imana. Ibibaho buri munsi bigaragaza ko ibyo yavuze biri hafi gusohora. Isi irihuta igana ku irimbukiro, bidatinze iteka ry'Imana rigiye kwigaragaza, kandi icyaha n'abanyabyaha bazashira. Umukiza wacu yaravuze ati ariko mwirinde imitima yanyu yo kuremerwa n'igutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatunga. Kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego, abahora bashakisha iby'isi bose. Nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho,
no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Mbere yo kurimbura Sodomu, Imana yoherereje ubutumwa ngo uhunge udapfa. Nturebe inyuma cyangwa ngo utinde mu kibaya. Hungira ku musozi kugira ngo udapfa. Iryo jwi ry'imbuzi ni naryo intumwa za Kristo zumvise mbere y'uko Yerusalemu irimburwa. Ni ubutumwa bumwe. Ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye ko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe bazaba ari Yudeya, bazahungira ku misozi miremire. Luka 20:20-21. Ntibakwiriye gutindiganya ngo bagire icyo baramira mu byo batunze, ahubwo bakwiriye kwihutira. Habayeho gusohoka nk'uko byabaye mu minsi ya Nowa no mu gihe cya Loti, ni nako byabaye mu gihe cy'intumwa Yerusalemu igiye kurimbuka. Kandi niko bizaba mu minsi iheruka. Nanone ijwi ry'Imana rirumvikana rifite ubutumwa bw'umuburo, ryingingira abantu bayo kwitandukanya no gukiranirwa kwiganje. Kwangirika n'ubuhakanyi byo mu minsi iheruka bizaba biri ku banyedini. Byeretswe umuhanuzi Yohana mu nzozi zivuga ku bya Babuloni, wa mudugudu ukomeye utegeka abandi bo mu isi. Byahishuwe 17:18 handitswe yuko Babuloni ari umudugudu ukomeye utegeka abandi bo mu isi. Mbere y'uko urimburwa, mu ijuru hazaturuka ijwi rihamagara riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Byahishuwe 18:4. Nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa na Loti, hagomba kuba itandukaniro hagati y'icyaha n'abanyabyaha. Ntabwo iby'Imana bikwiriye kwivanga n'iby'isi. Nta gusubira inyuma gutwara ubutunzi bw'isi ntibubasha gukorera Imana na mamoni cyangwa se. No muri iki gihe, muri iyi si yacu bavuga ko ari abakristo benshi batera umugongo inyigisho za Bibiliya, maze bakihimbira imyizerere ishingiye ku bibanezeza, maze bakerekeza ku munara wabo ari bwo buryo bwo kuzamuka ngo bagere mu ijuru. Aya magambo aratangaje. Abo bantu ntabwo batubwira yuko abantu baba bashaka kumanuka ngo basange Satani, ahubwo bigaragaza yuko baba bashaka n'ubundi kugera mu ijuru mu bintu bavuga ndetse n'imigambi bavuga ko bafite, ariko iyo nzira igomba kubageza mu ijuru ikaba ishingiye mu gutera umugongo inyigisho za Bibiliya, maze bakihimbira imyizerere ishingiye ku bibanezeza bo ubwabo, bakerekeza kuri uwo munara wabo nk'uburyo bwo kuzamuka ngo bagere mu ijuru. Abantu bahugira mu kumva ibiva mu kanwa k'inshandutsi mu gihe yigisha ko abanyabyaha batazapfa, ko umuntu ashobora kubona agakiza atagombye kubahiriza amategeko y'Imana. Niba bavuga ko ari abayoboke ba Kristo bemeraga urugero rw'Imana, byatuma bagira ubumwe. Ariko igihe cyose ubwenge bw'umuntu buzasumbishwa ijambo ry'Imana rizira inenge, ntihazabura kubaho kwicamo ibice no kutumvikana. Urudubi rw'amakimbirane adashira biriho n'udutsiko bigaragaza Babuloni ariyo ubuhanuzi bwagaragaje ko ari amatorero yo mu isi y'imperuka. Babuloni, umuja w'Imana hano amaze kutubwira yuko ubuhanuzi buyerekana nk'amatorero yo mu isi y'imperuka akunda iby'isi. Ubwo amatorero yangaga kwakira ubutumwa bwa marayika wa mbere, twageze mu nyandiko z'ibanze paji 190. Yanze umucyo uturutse mu ijuru, maze aragwa ava mu buntu bw'Imana. Biringiraga imbaraga zabo ubwabo, kandi kuko kurwanya ubutumwa bwa marayika wa mbere bari bishyize aho batashoboraga kubona umucyo w'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri buri hafi kugera ku musozo, nabonye umucyo mwinshi uturutse mu ijuru warasiraga ku bwoko bw'Imana. Imirasire y'uwo mucyo yarabagiranaga nk'izuba. Nuko numva amajwi y'abamarayika barangurura bagira bati, dore umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Matayo 25:1 kugeza ku 13 niho tubona umugani w'abakobwa 10 harimo iri jambo rivuga ngo dore umukwe araje. Kandi iri jambo ryaje nyuma y'igihe gishushanywa n'icyari kimaze kubaho aya matsinda abiri ubwo yari ategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Muzi neza yuko habanje gutangazwa amatariki abiri yose Kristo ngo yagombaga kugarukira, ariko birangira ibyo bintu bitabaye. Maze muri icyo gihe cyo gushoberwa cyashushanywaga n'umwijima wabayeho mu gihe umukwe yatindaga, niho humvikanye ijambo rivuga ngo nimusohoke umukwe araje.
Matayo 25. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Urwo rwari urusaku rwa mu gicuku. Abamarayika boherejwe bavuye mu ijuru ngo bajye gukangura abera bari bacitse intege no kubategurira gukora umurimo ukomeye wari ubategereje. Abantu bari bafite impano zikomeye si bo babaye abambere kwakira ubutumwa. Abamarayika boherejwe kubicishije bugufi bari bitanze maze bategeka kurangurura bavuga bati umukwe araje musohoke musanganire. Abari bahawe inshingano yo kuvuga ijwi rirenga bagiyebwa bavuga ubwo butumwa mu mbaraga za mwuka muziranenge, maze bakangura abavandimwe babo bari bacitse intege. Uyu murimo wahagaze mu bwenge n'ubuhanga by'abantu, ahubwo wahagaze mu mbaraga z'Imana. Kandi abera bayo bumvise iryo rarika ntibashoboraga kutabwumvira. Abari baragize ibya mwuka nyambere mu mibereho yabo nibo babaye abambere mu kwakira ubutumwa, kandi abari barabanje mu murimo nibo babwakiriye nyuma, maze bafasha abandi kurangurura bati dore umukwe araje, nimusohoke mu musangane. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwo mu Byahishuriwe 14 bwabwirijwe bwa mbere mu mpeshyi y'umwaka w'844, kandi icyo gihe bwari bwerekeje by'umwihariko ku matorero yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho imiburo yerekeye urubanza yari yaravugiwe cyane, nyamara ntiyitabwaho cyane mu buryo bukomeye. Kandi naho ubuhenebere mu matorero bwari bwarihuse cyane, ariko ubutumwa bwa marayika wa kabiri ntibwasohoye bwose mu mwaka w'844. Icyo gihe amatorero yagize kugwa mu by'imico mbonera bitewe n'uko yanze umuco w'ubutumwa bujyanye no kugaruka kwa Kristo. Ariko uko kugwa ntikwabaye kurambarara burundu. Niyo mpamvu mwibuka mu Byahishuriwe 14 twasomye yuko amahanga yose yari ateretswe inzoga, na hano baratubwiye ngo icyo gihe igihe ubutumwa bwabwirizwaga bwa mbere ntabwo uko kugwa kwabaye kurambarara burundu, hakurikiyeho iki? Uko bakomezaga kwanga ukuri kudasanzwe kugenewe iki gihe, niko barushagaho guhenebera. Nyamara igihe cyari kitaragera cyo kuvuga ngo iraguye Babuloni yateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwabo. Babuloni yari itaragera aho ngaho. Umwuka wo kwishushanya n'isi no kutita ku kuri gushungura abantu kugenewe iki gihe biracyariho, kandi byagiye biganza mu matorero yose afite imyizerere ya Giprotestant ari mu bihugu byose birangwa n'ubukristo. Kandi ayo matorero nayo arebwa n'ubutumwa bukomeye kandi buteye ubwoba bwa marayika wa kabiri. Ariko kandi umurimo w'ubuhakanyi turagera ku rugero ruheruka. Birivuga ko mbere yo kugaruka k'umukiza Satani azakorana imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhendanyi bwose bwo gukiranirwa, kandi ko ku batemeye kuri ngo bakizwe bazarekerwa mu mwuka w'ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, igihe ibi byangombwa bizaba bimaze kuzuzwa, kandi kwifatanya kw'itorero n'isi bikagerwaho mu buryo bwuzuye neza, nibwo ubu butumwa bugomba gutangazwa ngo. Kandi ugusohora guheruka k'ubutumwa bwo mu Byahishuriwe 14:8 kuzabaho mu gihe kizaza, niko umuja w'Imana yavuze. Nubwo hari umwijima mu by'umwuka ndetse no gutandukana n'Imana birangwa mu matorero yagize Babuloni, umugabane munini w'abayoboke nyakuri ba Kristo baracyarangwa muri ayo matorero. Muri bo harimo benshi batigeze bumva ukuri kudasanzwe kugenewe iki gihe. Hari benshi batanyuzwe n'uko bari muri iki gihe, kandi bifuza cyane kubona umucyo usa. Bashakisha ishusho ya Kristo mu matorero barimo, ariko ntibayibone. Uko ayo matorero azagenda arushaho kujya kure y'ukuri maze akifatanya cyane n'isi, niko itandukaniro hagati y'ayo matsinda yombi izarushaho kuba rinini. Kandi ayo matsinda atandukanye igihe kizagera ubwo abakunda Imana kuruta byose batazashobora gukomeza komatana n'abakunda ibibanezeza kuruta Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Icyo gihe ntabwo cyaba cyarageze. Icyo gihe tukirimo, aho abantu basabwa kwitandukanya n'amadini yabo n'amatorero
bitewe n'uko imuja w'Imana hano yerekwaga yuko guhenebera kuzarushaho kugenda kuba kwinshi, uko amatorero azarushaho kugenda yanga ukuri, kugeza ubwo ubutumwa bwagomba kuzatangazwa buvuga ngo amahanga yose yanyweye inzoga, ari zo ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Hanyuma numva, reka mbere hano hejuru kuri iki gikaho gihera, nabonye abamarayika benshi bavuganaga n'uwaranguruye ati iraguye Babuloni. Aya magambo ari mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku cyigisho cyitwa ubutumwa bwa marayika wa kabiri. N'ubundi umuja w'Imana yaranditse ngo nabonye abamarayika benshi bavuganaga n'uwaranguruye ati iraguye Babuloni. Maze abo bamarayika bafatanya nawe barangurura bati dore umukoraje tujye kumusanga. Urusobe rw'amajwi y'indirimbo z'abamarayika rwasaga n'urwumvikana ahantu hose. Umucyo mwinshi cyane kandi urabagirana wamuritse ahakikije abari barakunze umucyo bari barahawe. Mu maso habo harabagirana ubwiza buhebuje, maze bafatanya na ba bamarayika kurangurura bavuga bati dore umukoraje. Ubwo bumvikanyaga amajwi barangurura babwira amatsinda anyuranye, ba bandi banze umucyo barabakumiriye, maze babarebana umujinya, barabasuzugura kandi barabakwera. Ariko abamarayika b'Imana babundikiza amababa yabo abatotezwaga. Naho Satani n'abadayimoni bo bakoraga uko bashoboye kose kugira ngo bagoteshe umwijima, babatere kwanga umucyo mvaje. Hanyuma numva ijwi ribwira ba bandi basunitswe kandi bagasuzugurwa ngo nimuve hagati muri bo, kandi nimukore ku kintu cyose gihumanye. Kubwo kumvira iryo jwi, umubare munini w'abantu warasohotse uva muri ayo madini yari mu mwijima, basanga bari bafite umudendezo kandi bari barimo barangurura banezerewe. Numvise amajwi y'abasengaga bamaramaje kandi baniha yaturukaga muri bake cyane bari basigaye mu matsinda yari mu mwijima. Abagabura n'abayobozi bagendagendaga muri ayo matsinda anyuranye bakarushaho gukaza imigozi yabo. Nyamara nakomeje kumva iri jwi ryo gusenga kuvuye ku mutima. Hanyuma mbona ba bandi basengaga bazamura amaboko yabo batabaza rya tsinda ry'abunze ubumwe kandi bafite umudendezo ndetse bishimiye mu Mana. Ubwo batumbiraga mu ijuru bakahatunga ikiganza, igisubizo babahaye cyabaye iki ngo nimube hagati muri bo mwitandukanye nabo. Nabonye abantu benshi barwanira kugira umudendezo, maze amaherezo baca imirunga yari ibaboshye, biganzuye imbaraga zari zakoreshejwe mu gukaza imigozi yo kubaboha kandi banga kumvira ibyo bahamizwaga bisubirwamo ngo Imana iri kumwe natwe. Ibi bintu niyo ntero yari ihari ivuga ngo Imana iri kumwe natwe kandi ukuri kuri muri twe, ariko abantu ngo iyi migozi barayihambuye, biganzuye imbaraga zari zarakoreshejwe mu gukaza imigozi yo kubaboha kandi banga kumvira ibyo bahamizwaga, ibyo ngibyo byo kubeshya yuko ukuri kuri muri abo. Ntibigeraga bakebuka na gato ngo barebe ku isi. Nanone agacu kongera kugota ba bandi bari bategereje, maze mbona amaso yabo aremerewe bayerekeje ku isi. Nabajije impamvu y'iyo mpinduka. Marayika twari kumwe yarambwiye ati bongeye kubura ibyo bari biteze. Ntabwo Yesu aragera igihe cyo kuza ku isi. Bagomba guhura n'ibigeragezo bikomeye kubwe. Bagomba kureka amakosa n'imigenzo bakiriye bikomotse ku bantu, maze bagahindukirira Imana n'ijambo ryayo burundu. Bagomba gutunganywa bakezwa kandi bakanyuzwa mu ruganda. Abazihanganira ibyo bigeragezo bikomeye nibo bazagera ku ntsinzi. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko kwizera dufite kimwe mu bintu tugomba kwihanganira harimo no gutinda kw'igihe. Neretse uburyo ijuru ryose ryari ryitaye ku murimo wakorerwaga ku isi. Yesu yohereje umumarayika ukomeye ngo amanuke ajye kuburira abatuye isi kugira ngo bitegure kugaruka kwe. Ubwo uwo mumarayika yavaga imbere ya Yesu mu ijuru, umucyo w'agatangaza kandi urabagirana cyane wamugiye imbere. Mwongere mwibuke ijambo twasomeye mu Byahishuwe 18 ku murongo wa mbere. Turigereranye n'aya magambo aratubwiye ngo
ubwo uwo mumarayika yavaga imbere ya Yesu mu ijuru, umucyo w'agatangaza kandi urabagirana cyane wamugiye imbere. Nabwiwe ko umurimo we wari uwo kumurikishiriza isi ubwiza bwe no kuburira abantu iby'umujinya w'Imana ugiye gutera. Abantu batabarika bakiriye uwo mucyo. Bamwe muri abo bantu basaga n'abatishimye, mu gihe abandi bari banezerewe kandi bafite mu maso hakenkemuye. Abantu bose bakiriye umucyo bubuye amaso yabo bareba mu ijuru, maze basingiza Imana. Nubwo umucyo wari wabiriye bose, bamwe bapfuye kuza bakuruwe nawo, nyamara ntibigera bawakira babikuye ku mutima. Benshi bari buzuwe n'umujinya ukomeye. Abagabura n'abo bayoboye bifatanyije n'ababi, maze barwanya umucyo wazanywe na marayika ukomeye. Nyamara bawakiriye bose bitandukanyije n'ab'isi, maze bishyira hamwe. Nabonye gucika intege ko bari bafite ibyiringiro, ubwo batabonaga umwami wabo aziye igihe bari bamwiteze. Byari umugambi w'Imana guhisha ibyo hazaza no kugeza ubwoko bwayo aho bugomba gufata umwanzuro. Iyo hatabaho kubwiriza igihe ntakuka cyo kugaruka kwa Kristo, umurimo Imana yari yaragennye ntiwari kurangira. Satani yateraga abantu benshi kurangamira ibikomeye bizaba mu gihe kizaza, bijyanye n'urubanza rirangira ry'igihe cy'imbabazi. Byari ngombwa ko abantu baterwa umwete wo kwitegura babikuye ku mutima. Satani yari abifatiye mu mutego we. Reka mbere hejuru. Abamarayika banditse uko abavugaga ko ari abayoboke ba Kristo bari bameze. Guhita kw'igihe ntakuka bari bavuze ko kwari kwabagerageje kandi kurabashungura, kandi benshi bashyizwe ku munzani maze basanga badashyitse. Bavugaga baranguye ko ari abakristo, nyamara bananiwe gukurikira Kristo no mu tuntu duto hafi ya twose. Satani yanejejwe cyane n'imibereho y'abavugaga ko ari abayoboke ba Kristo. Satani yari abifatiye mu mutego we. Yari yarateye benshi kuva mu nzira igororotse, kandi bageragezaga kuzamuka ngo bajye mu ijuru banyuze indi nzira. Abamarayika babonye muri Siyoni yo ku isi intungane n'abaziranenge, bavanze n'abanyabyaha, kandi bavanze n'indyarya zikunda ibyiza. Abamarayika bari baritaye ku bigishwa nyakuri ba Yesu, nyamara banduye babangamiraga intungane. Abari bafite imitima igurumana n'ubwuzu bwo kureba Yesu bavugaga kuvuga ibyo kugaruka kwe, na bene wabo bavugaga ko bahuje ukwizera. Niyo mpamvu hagombaga kubaho ishungura, kandi n'ubu rigomba kubaho, kugira ngo izo ndyarya zose zijye hanze. Abamarayika bitegereje ibyo maze bababorana n'abasigaye bakundaga ko umwami wabo. Buri mumarayika hano yaroherejwe kugira ngo ajye ku isi. Yesu yamuhereje inyandiko mu kuboko kwe, maze ubwo yageraga ku isi ararangurura ati ragwiraguye Babuloni. Nuko nongera kubona ba bandi bari bacitse intege bubura amaso bareba mu ijuru, barebana ukwizera n'ibyiringiro ku mwami wabo. Nyamara benshi basaga n'abakiri mu bupfapfa, bameze nk'abasinziriye. Ariko kandi nashoboraga kubona mu maso hagaragara umubabaro ukomeye. Ba bandi bacitse intege babonye mu byanditswe ko bari mu gihe cyo gutinda k'umukwe, kandi ko bagomba gutegereza bihanganye ko ibyo beretswe bisohora. Igihamya bishingikirijeho kikabatera gutegereza umwami wabo mu mwaka w'1943, ni nacyo cyabateye kwitega ko azaza mu 1944. Nyamara nabonye ko abenshi muri bo batari bafite imbaraga zaranze ukwizera kwabo mu mwaka w'1943, ku buryo bari biteze mu 1943 byari byaragwabije ukwizera kwabo. Abanze kandi bakarwanya umucyo w'ubutumwa bwa marayika wa mbere ntibashoboye kugerwaho n'umucyo w'ubutumwa bwa marayika wa kabiri, kandi ntibashoboraga kugira icyo bungurwa n'imbaraga n'ikuzo byajyanaga n'ubwo butumwa buvuga ngo dore umukwe araje. Yesu yarahindukiye maze abatera umugongo,
bitewe n'uko bari baramukeresheje kandi bakamwanga. Abakiriye ubwo butumwa bari bagotewe mu gicu cy'ikuzo, batinyaga cyane gucumura ku Mana kandi barategerezaga bakaba amaso ndetse bagasengera kugira ngo bamenye ubushake bwayo. Nabonye Satani n'abamarayika be bashaka gupfukirana uyu mucyo mvajuru kugira ngo utagera ku bwoko bw'Imana, ariko igihe cyose bari bategereje bari bakunze uwo mucyo kandi amaso yabo bakayahanga kuri Yesu aho kuyahanga ku isi. Satani ntiyashoboraga kugira ububasha bwo kubabuza kugerwaho n'imirasire y'uwo mucyo w'agatangaza. Ubwo butumwa bwatanzwe n'ijuru bwarakaje Satani n'abamarayika be cyane. Bateye bavugaga ko bakunda Yesu, nyamara basuzugura ibyo kuza kwe, gukwera no gusuzugura izo ndahemuka kandi zifite kwirinda. Reka twihute dusome aya magambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye avuga ngo Kristo yinjiraga muri Yerusalemu nk'umuneshi, maze abantu benshi bari bavuye hirya no hino mu gihugu baje kwizihiza umunsi mukuru bihutiye kujya ku musozi wa Elayono, maze ubwo bifatanyaga n'imbaga y'abantu bari bashagaye Yesu, nabo buzuwe n'ubwuzu bwariho muri iyo saha, maze bafatanya n'abandi gutera hejuru bavuga bati Hoziyana mwene Dawidi hahirwa mu izina ry'Uwiteka. Ni muri ubwo buryo abatizera bagiye baza mu materaniro y'Abadiventisite, bamwe bazanywe n'amatsiko, abandi bazanywe no kunegura, maze bageraho bagafatwa n'imbaraga yemeza imitima yajyaniranaga n'ubutumwa ngo dore umukwaraje. Muri icyo gihe hariho ukwizera kwatumaga amasengesho asubizwa, ukwizera kwari kwishingikirije ku ngororano. Nk'uko ibitonyanga by'imvura bigwa mu butaka bwumye, niko mwuka w'ubuntu yamanukiraga abashakaga Imana babishishikariye. Abari bategereje ko bidatinze bagiye guhagarara imbere y'umucunguzi wabo barebana amaso ku maso, bumvaga bafite ibyishimo bitavugwa uko imigisha yayo yasukwaga ku ndahemuka. Abari barakiriye ubwo butumwa bategerezanyaga ubwitonzi ukwegereza kw'igihe bari bariringiyemo gusanganira umukiza wabo. Buri gitondo bumvaga ko inshingano yabo ya mbere ariyo kumva bagifite igihamya cy'uko bemewe n'Imana. Iki nacyo ni icyangombwa kigomba kuranga abantu bategereje Kristo no muri iki gihe mu gihe Babuloni igiye kurimbuka. Imitima yabo yari ihurijwe hamwe kandi bagasengera hamwe ndetse bakanasabirana. Inshuro nyinshi bakundaga guteranira ahantu hiherereye kugira ngo basabane n'Imana. Babaga bateraniye hehe? Inshuro nyinshi bakundaga guteranira ahantu hiherereye kugira ngo basabane n'Imana, kandi amasengesho yabo yazamukaga mu ijuru aturutse aho babaga bateraniye, haba mu mirima no mu mashyamba. Kumva ko bemewe n'umukiza wabo nibyo byari ingenzi kuri bo kuruta gukenera ibyo kurya byabo. Kandi iyi ntekerezo zabo zazaga n'igicu cy'umwijima, bivuze ngo urujijo, ntibahwemaga kugeza igihe icyo gicu cyeyukiye. Uko biyumvagamo ubuhamya bw'ubuntu bw'Imana bubabarira, niko barushagaho kwifuza kubona uwo bakundaga cyane. Nyamara nanone bari bagiye guhura no gucika intege bitewe no kubura icyo bari bategereje. Igihe bari bategereje cyarahise, maze umukiza wabo ntiyaza. Bari bategereje kugaruka kwe bafite ibyiringiro bidahungabanywa. None ubu babaye nk'uko byagendekeye Mariya ubwo yageraga kumva y'umukiza, maze agasanga irimo ubusa, bityo agataka aboroga ati bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamujyanye. Nyamara ibi bintu nubwo byageze kuri Mariya gutya bikagera no ku bigishwa bigatuma batungurwa, byari bikwiriye ahubwo kurema ibyiringiro byabo iyo baba baritaye ku magambo yose y'umukiza kandi bakayasobanukirwa nk'uko yayigishaga. Reka twegereze ku musozo. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo hari amagambo yo gutera ubutwari no kuburira abageragejwe kandi bari bategereje muri icyo gihe cy'akaga. Nuko rero ntimutubushize bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranye. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntuzatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu.
haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzazwa ntazatinda. Ayo magambo yerekana mu buryo busobanutse ko hashobora kubaho igisa no gutinda kandi ko umukiza asa naho atinze. Amabwirizwa atangwa ahangaha ajyanye by'umwihariko n'ibyabaye ku badiventiste muri icyo gihe. Abantu babwirwaga ayo magambo bari mu kaga ko kurohama mu kwizera. Bari barakoze iby'ubushake bw'Imana bakurikije amabwiriza ya Mwuka w'Imana n'ijambo ryayo, nyamara ntibashoboraga gusobanukirwa n'umugambi wayo mu byari byarababaye, kandi nta nubwo bashoboraga kumenya inzira banyuramo. Bityo bagize ikigeragezo cyo gushidikanya ko Imana ariyo yabayoboye koko. Amagambo akurikira yajyanaga by'umwihariko n'icyo gihe: ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nk'uko umucyo w'abagirana w'urusaku rwa mu gicuku wari waramurikiye inzira zabo, kandi bakaba bari barabonye ubuhanuzi buyishurwa, kandi bakaba barabonaga ibimenyetso bisohora byiyungikanya byerekana ko kugaruka kwa Kristo kuri bugufi. Nk'uko byagenze, bari baragendeye ku byo babona. Ariko muri icyo gihe cyo gushoberwa, bashoboraga gushikama gusa kuko kwizera Imana n'ijambo ryayo. Ababakobaga baravugaga bati, mwarashutswe, nimureke kwizera kwanyu maze muvuge ko ubutumwa bw'abadiventiste bukomoka kuri Satani. Nyamara ijambo ry'Imana ryo ryaravuze riti, ariko umukiranutsi nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Kureka kwizera kwabo rero no guhakana imbaraga ya Mwuka Muziranenge yari yaraherekeje ubutumwa byajyaga kuba gusubira inyuma, berekeza mu kuzimira burundu. Kugira ngo bashikame, bakomezwaga n'amagambo ya Pawulo aho yavuze ati, ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu, mukwiriye kwihangana kuko hasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Ikintu kimwe rukundo bagombaga gukora cyane ukugundira umucyo bari barahawe n'Imana, bagashikama ku masezerano yayo, kandi bagakomeza kwiga ibyanditswe byera, bagategereza guhabwa undi mucyo mushya biga. Abantu benshi bajya ano magambo mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku cyigisho kivuga Aburahamu kuri iriya paje. Abantu benshi barageragezwa nk'uko Aburahamu yageragejwe. Ibumva ijwi ry'Imana ribabwira rivuye mu ijuru ako kanya, ariko ibahamagarira mu nyigisho n'ijambo ryayo no mu bitangaza ikora. Bashobora gusabwa kureka ibyajyaga kubahesha ubukire n'icyubahiro, gusiga imiryango yabo n'ibindi byari kubazanira inyungu, ndetse no gutandukana na bene wabo, maze bakinjira ahasa n'inzira yo kwizinuka, kugeragezwa no kwita. Imana yari ifite umurimo ishaka kubakoresha, ariko imibereho yoroshye ndetse n'inshuti n'abavandimwe byashoboraga gutuma batabasha kuwukora. Yasabye Imana kumurinda kugira ngo hatagira umuntu wabyitandikaho, no kuyoborwa nayo bakumva ariyo batezeho amakiro, kandi bakishingikiriza kuri yo yonyine kugira ngo ibashe kubihishurira ubwayo. Ninde witeguye kwitaba uguhamagara kw'Imana akazinuka ibyo yari agamije gukora n'ibyo yari yarirunduriyemo? Ninde uzemera inshingano nshya akinjira mu byo atarazi, agakora umurimo w'Imana amaramaje kandi afite umutima ukunze, maze ku bwa Kristo akemera guhomba ibye? Wemera gukora ibyo aba afite kwizera nk'uko Aburahamu, kandi azasangira nawe rya kuzo ry'akataraboneka rizahoraho iteka ryose, ritabasha kugereranywa n'imibabaro yo muri iki. Aya niyo magambo tugiye gusorezaho, ari ku cyigisho n'ubundi cyitwa ngo igihe indimi zatangiriye kuba nyinshi. Aravuga ngo Imana irimo gukora iperereza, isumba byose izamanuka kugira ngo irebe iby'abana b'abantu bubatse. Imbaraga yayo itavogerwa izahishurwa, kandi imirimo y'ubwibone y'abantu izashyirwa hasi. Uhoraho yitegereza ari mu ijuru, aritegereza akabona bene muntu bose. Aho araganje aritegereza akabona abatuye ku isi. Uhoraho apfobya imigambi mibi y'amahanga, ibyo abayatuye bagambirira abiburizamo, ariko imigambi y'Uhoraho ntivuguruzwa.
ibyo agambiriye bihoraho ibihe bihaye. Data mwiza uri mu ijuru ushobora byose, turagushimiye cyane ku bw'ubuntu bwawe watugiriye wabikira. Babuloni igeze kure yuzuza igikombe cyayo. Turinginze cyane kugira ngo uduhe imbaraga zo kuyisohokamo bwawe, tujye ahitaruye kandi dukurikire umwana w'intama aho ajya hose, ko ari wo honyine dushobora kubona. Muri Babuloni zabayeho mbere kugira ngo zirimbuke wagiye ufatanya n'abantu kuzisenya. N'uyu munsi wa none bashaka gufatanya n'abagaragu bawe kurimbura Babuloni iriho kuri uyu munsi. Turinginze cyane kugira ngo ugiye gufatanya nawe, ukomeze kuduhera umugisha muri aya materaniro. Dusabye Imana Data mu izina rya Yesu.